Abantu benshi mumaze iminsi mwumva ndetse munabona amakuru menshi avuga ko indirimbo nshya Marina Deborah aherutse gusohora yise Page yaba yarayibye. Gusa ku rundi ruhande arabavuga ko ibyashoboka ko iyo ndirimbo Marina yaba yarayiguze. So mu gitondo rero cyo kuri wa kabiri inganiriye na nyiri indirimbo yitwa Mudabi ubundi amukuri kubijyanye n'indirimbo ye ndetse n'iya Marina. Salama bro. Salama. Ngo imeze biteze? Ni fresh kabisa. Ni Mudabi tuvugana? Ni Mudabi. Njye nitwa Mideli. Meze bite Mideli? Wana na amahoro kabisa. Kuri social media hari amakuru amaze iminsi ngo Marina ngo yakwibiye indirimbo se wawo waravuganye nawe abantu bakaba bari kumuharabika cyangwa nawe wagiye kubona ubona indirimbo yawe iratwawe. Ubundi byagenze bite kugira ngo ubone indirimbo yawe isohowe na Marina? Shavani. Undi ni long story uramu baby. Utaranasohoka ngiye twaracirinze Mideli we. Twaracirinze kuko nje na bwa mbere mbibona nabibonye ku kiganiro yaragiranye na Tycoon. Aza kubimubazaho iyi ndirimbo avuga Page n'uburyo iririmbamo naginditsemo n'iyanje. N'abandi bajene bagenzi banjye batanya kumugara bananshinza ati duhe ku mafaranga ati Marina mugurisha indirimbo ndabati bro ntabwo mbizi mbibonye gutya nkuko mubibonye. Icyo nakoze fast njyewe nahise ngenda mfata telefone ari umujene wanje wamije nimero ze arazima ngenda muhamagara ndamuvugisha. Kiryamye ambwira ko afite umuntu bwo grippe amubwira ko ari ibya hose nitubisanzwe kwa kundi usuza umuntu. Ubwo umusisa naje ndamubaza ni iyi ndirimbo Page numvise ngo ugiye gushyira hanze mu byumweru bibiri biri imbere wayikuye he? Mu byongereza byinshi bye rero utamenya ati kubera icyo ubimbaje ndabangira ashaka kumenya ati kubera icyo ubimbaza ndabati impamvu indirimbo Page ni yanjye. Ati ufite proof? Abani yes iri no kuri YouTube imaze igihe nge narayaploadinze. Ati Marink Mariki arareba abaramamaga ati man really ndamati really too ahubwo namanje kwibaza ni ese ni ndoyigwaye element ni ise n'umujama wanje gutyo yiguhaye. Umudemo abaciye bugufara bati imansha indirimbo rero twebwe twayiguranye na Paskizito ndabanza ni Paskizito nyine we yayikuye hehe. Umusisa numva atangiye kubizanamo ibintu by'ama big deal ndaje ndamati Marina uroherane nk'abantu bakuru. Uranyishyura icyo cyahasi amafaranga cyangwa se nge nagukorane featuring naribi urumva cyangwa se ubwo nimba ibyo byose udakunda njyewe nitabaze naribi izindi mbaraga tu. Numva Marina ntabwo arimo arabyumva mu kutabyumva nge nimara kuba ko ndibwiye abazindi mbaraga we yahise akupa phone arangije ahita neza abandi bantu muri timu ye. Hari akajama yaneje rero nazi n'izina ryako karanuka ati bani wowe indirimbo n'iki aratukana akibona kunuka ngiye nanjye nabo bendaje ndavani rero ibi ntago nabyerera nanjye ngiye kubishyira muri RIB. Ibi namwandikiye muri SMS. Ngiye kujyana muri RIB mujye murya amafaranga mwavunikiye bro. Manager wa Marina witwa ngo ni Safi. Niwe niko yarambwiye ko yitwa niwe wamamagara aje ati bro jya hano atuje tuganire. Uryo yabimbwiyemo numvise ari umuntu wiyubashye nanjye ndavuga muri iki jya hano atuje. Bernard arafati wihangane kuri case yari ibaye ndabati nabirenze. Ati se indirimbo ubundi indirimbo imeze biti ndamusobanurira mubwira imyaka nyimaranye. Araje arambwira ati okay tudatinze amagambo se wowe urifuza ngaho utagoranye. Man nje rero nk'umuntu w'umujeni nabaciye n'ubukiri buke ibaze man no mafaranga nabaciye na sensa zirimo pe. Baca amafaranga makeya ariko nanone kuri urundi ruhande bikora ari nka challenge ndebe koko nimba koko no umutima ufite wo kuba bayama. Umujama ngiye kumva numva ati rero birasaba ko twahura. Ndaje namati rero ibyo nabirenze mfite n'indi mizigo mwamanikira kamari nanjye nkira ku mafaranga. Ati mfite n'izindi ati none wowe ejo cyangwa ejo bundi zaguhamagara uze duhure hano i Kigali uko yaramaje kumbaza aho nwenda mbwa ati icyo si ingenzi nge nkorera Nyagatare. Araje ambwa ati ejo cyaje mushobora kuguhamagara uze duhure tubiganireho nge nawe na Marina wa batatu none turi ko niyo mizigo waje nayitugurisha. Ndabanisha ibyo nabirebe. Ubwo mujama byarangiriye aho ndategereje umunsi wakurikiye kahamagara ndaheba. Ndaje none nakwirwa muhamagara ndabana ubwo yavuze ejo cyangwa ejo bundi reka undi munsi ugere turebe. Undi munsi nawe ugeze nawe ndaheba. Ni umujeni
ni njye ufite inyungu cyangwa niwe ubifitemo inyungu? Mbonye atari guhamagara njye nangira kujya mwihamagarira manje, no mu bintu byanambabaje nabyo birimo. Njye nangira kujya mwihamagarira ati se Safi meze biti, ati buretse gatora utuntu ari ndimo ngiye kudusoza kumujijisha umuntu nyine. Icyo gihe se mwavuganaga indirimbo yarasohotse? Indirimbo yari itarasohoka ahubwo bari guteganya kuyisohora. Umujama akajya mbeshya undi munsi ukurikiye akajya mbeshya ati mani ngo ntegereje ngo size umunara yari yambwiye ngo ategereje uko asoza kwiyogoshesha akaza twavugana. Ndavaniye umujama rero ari muri trick ze kuko ntabwo wambwira kuvugana nanjye utegereje ngo undi muntu utazwi nazi gaze ngo tubone kuvugana. Ubwo ibyo byari bimaze nk'iminsi mbeshya ko nangaga kumukwabagura nk'umuntu wenda uri ku rundi rwego, nangaga gushyiraho pressure nyinshi nje nkabitwaza gake. Akambeshya ngo umamagare, naho umamagariye nananyitabe nandika ku ma WhatsApp nansubize, kugeza ubwo njewe noneho nabonye bimaze kurambira ndamubwira ati Safi hama n'ibyawe, ubwo nje nta kintu tuzongera guciringa. Mbonye ko nyine wowe bifashe n'agasuzuguro njye tu ubwo ukora ibyawe nanjye nzakora ibyanjye, niko namwandikiye kuri WhatsApp. Ubwo rero bari nawe ubwo nta kintu tukivugana, ubwo mu manager we nyine. Ubwo nyuma yo kwandika ibyo habe no gusubiza habe no guhamagara namwihoreye, hanyuma noneho ejo bundi je nibwo nagiye kubona mbona indirimbo irasohotse. Mana bari bwo noneho ngira ubwenge neza avuga ni iki navunikiye mana. Indirimbo yawe iriye hit, ariko si ikibazo nibaza ni kimwe. Indirimbo wundi yasohotse ryari? Indirimbo video yayo ya mbere na mbere bro nayikoze na 22 ikorwa na Element. Iyo ni video. Oya, audio yari yakozwe nande? Audio yo yakozwe na Element ikorwa mu mwaka wa 2021 akiri muri Country Record. Mu ntangiriro zawo. Kiragiye Element byari bigoye nabwo icyo gihe Element yari umustar, bwo gukorerana nawe ntabwo byari byakugoye bya hatari man. Mani kungoraho byarangoye kuko sinakubeshya mubwira ngo nje ninjye wijyanyeyo. Mfite abajeni banje kumwe nyine ufite abashuta i Kigali nibo bagiye banje banyigize imbere ati wowe egera uriye. Mani kugeza nubwo nigeze no kwegera umujeni bita Kinyoni nako yarapfuye tu. Nigeze no kwegera umujeni witwa Kinyoni nawe namwegera araje arambwira ati fata nimero yanjye zanjye ndekire kuri Instagram nzakwereka uburyo winjiramo ikiguryo ntago ari ibintu byoroshye nyine tu. Kugeza ku mujene wanjye wari muti aho ngaho kurya nyuma i Nyamirambo niyo mujama wanjyanyeyo. Ni ibintu bitari byoroshye rero ntabwo nakora ngo ni ibintu byanyiroyeye ngo bibise bipfa gucamo kukanya byansabjemo n'iminsi bana. Nose kugeza kuri ubu indirimbo ntago iri kuri YouTube, umuntu ari searchinze ntago ayibonaho, byagenze bite? Ni Marina wawe kuri poti nzikavaho cyangwa nicyo ntabwo wibeshye ngiye bari abajama urasafa kimara kujijisha muri iyo minsi. Cyari kwa gatatu nacyo gihe banayisibiye nge nagiye kubona ngiye kuri YouTube mbona bamanje kuyiha copyright strike. Hashize iminota mbona noneho YouTube iranyandikiye kuko channel yanjye nyine narayise Igitangaza TV Rwanda. Mbona baranyandikiye ati hi thanks in Rwanda, your song passed by Mudabi was removed. Mfite na screenshot z'iyo goro banyandikiye wambwira nkaza kuyiguha. Y'uburyo YouTube yanyandikiye je ndaje mitamagara Safi namwati Safi ntababera ku mwana mwiza ko ndabona mutangiye kunyijirira. Ati bigenze biti nabandi kuki umunsi w'indirimbo gatashobora kuba ari pasisi byari kuri kanze mbyiteho. Nabyo birangira aho ngaho n'ubu. None se amaherezo ubu ngubu nicyo uri gupanga iki nyuma y'uko indirimbo yawe isibwe ikanatwarwa bakanga no guha amafaranga mwari mwapanze, ubu ngubu uri guteganya iki? Jewe Marina yanze ko twumvikana. Yanze ko tujya mu bwumvikana. Genda vuga ni rero ubwo bigenze gutya n'abanyamafaranga bro yego barandenze, ariko nanjye ntago nabyihererana. Gereka noneho shaka wenda ubundi bushobozi nakoresha byose n'abanyarwanda bakora iki babone ko bakuru bacu byo bari kudukorera atari ibintu by'u Rwanda. Ubwo rero man shaka umve ko I'm still keep on bro. Ndacana tryinga ndebe Nese ko numva watangiye n'imiziki kera bro, kuki utagiye ndumva umuntu wari ufite urwego wari ku rwego rwo kwakorera kwa Element 2021, ubu ngubu umuziki wawe uhagaze gute man? Fatu byari imbere nyine tunje namaje gukora ama audio gusa nayo yonyine mfite andi ma audio menshi. Namaje gukora ama audio ndavuga ni icya audio ni igisozi nge nzajya ndwana na video gusa. Wumve ko noneho irandirimbo batwenge nari maze kuyikorera video ebyiri.
kwa kundi wenda mba narebwa nyine tu aho nari narayibitse n'ubundi kuri YouTube ndimo kubika ndavanireka nyirekeho umunsi nzabona amafaranga afatika fresh nje nzakora video igaragara niko guhita mbona n'ubundi bankorera ubwo bucwine tu ariko njye namaje gusoza icya audio no kwabamo vibes nakoreye mfite boro nyinshi nagiye nkora kinini icyo gihe nyifite ibiceri ndavanireka aya mafaranga manze nyate muri audio ibindi nzabibara nyuma. Okay, asante sana bro, asante sana. Rero nashaka kumenya amakuru y'ukuntu byagenze, abantu benshi nabonaga bambaza ukuntu ibintu bimeze, nanjye nkabaguma mu rujijo ntazi ngo Marina sindirimbo mwarayiguze se yarayikwibye koko, ntago nari mzo kuri kabisa. Shagiyazo yaziko mu mafaranga pe. Nibaza amafaranga namuciye gutyo kuri projet bashoyemo ibiceri bingana gutyo. Ntago ibintu byose byakabaye bigira hanga buriya iyo wenda batabishyiramo ibintu by'umwiryo mwinshi. Urumva nawe ntabwo nari kwicara ngo nuze man big time nashatse ukuntu nahuze nawe nanakuvugisha cyane ewana man nkajya mbura uburyo sometime man n'abandi bajene bajya kamwe ati humura turashaka ukuntu natwe tukurebera mideli tu uko byagenda kose ariko finally ndashima Rurema tu kuba byibuza muje nawe ku murongo nagusobanura songa yo gukorera ngo nuko byagenze.